byose birashira ahita atungurwa inzara nyinshi iteye icyo gihugu areba kugeza igihe yifuje guhazwa n'iby'ingurube arabibura wino nawe mu rugo iwanyu umubyeyi wacu Yesu arakwiteze nubwo waba usa nabi kandi wamaze byose garuka humura nawe arakwitaho wino nawe mu rugo iwanyu umubyeyi wacu Yesu arakwiteze nubwo waba usa nabi kandi wamaze byose garuka humura nawe arakwitaho abagaragu badatabararya naho ngiye kwicirwa n'inzara muri iki gihugu cy'amahanga reka mpaguruke njye kureba data mubwire nti dawe naracumuye ibiki nkwiriye kwitwa umwana wawe makambe nk'umugaragu wawe wino nawe mu rugo iwanyu umubyeyi wacu Yesu arakwiteze nubwo waba usa nabi kandi wamaze byose garuka humura nawe arakwitaho wino nawe mu rugo iwanyu umubyeyi wacu Yesu arakwiteze nubwo waba usa nabi kandi wamaze byose garuka humura nawe arakwitaho Umukiza Yesu urya zihora witeka ryose yatwemerera kuba nk'abagaragu iyo tugarutse tubabana maze akatwambika gukiranuka kwe ariyo kandi twikiri ibyaha tukagaragara imbere ya data nk'abatigeze bakora icyaha wino nawe mu rugo iwanyu umubyeyi wacu Yesu arakwiteze nubwo waba usa nabi kandi wamaze byose garuka humura nawe arakwitaho nubwo wamara
cyane iyo umunyabyaha umwe yihanye. Uko wa mwana yagarutse iwabo, umubyeyi wakamubagira ikimazi kibyibushye, niko nabo mu ijuru tubishima cyane iyo umunyabyaha umwe yihanye. Niko nabo mu ijuru tubishima cyane iyo umunyabyaha umwe yihanye. Niko nabo mu ijuru